Abantu dusangiye isi, abantu dusangiye ibibazo duhuriraho nabyo kuri iyi si, abantu dusangiye ibyishimo biba kuri iyi si, ariko hari abacura abandi. Niba nakoresha iyo mvugo sinzi niba ikwiye. Hari abacura abandi bagatera umururumba abandi, cyangwa se kubera ko tutabaho ubuzima busa, hari abareba ubuzima bwawe bukabatera umururumba. Igitangaje ntibigarukira aho ngaho, nawe hari abo ureba ubuzima bwabo bukagutera umururumba. Iki ni ikibazo twese dusangiye, abatuye isi muri rusange. Urubyiruko rwinshi hanze aha, twese ikibazo cyangwa se ibyiza bya social media bitugeraho, ariko n'ibibi ntibidusiga. Uko tunezezwa n'ibyiza biba kuri social media, ni nako tubabazwa cyane, duterwa agahinda n'ibibi tuyisangaho. Abantu benshi muri iyi generasiyo y'aba Gen Z, kuko niyo generasiyo igezweho itangiye gukorera amafaranga, I think ko benshi banageze kure bayakorera. Ni natwe generation yatangijweho uku kubana ku ikoranabuhanga, ku kubana ku masocial media, aho ubasha ku-accessinga ubuzima mbayemo binyuze ku mbuga nkoranyambaga, nanjye nkabasha ku-accessinga ubwawe mu gihe wahisemo kubunyereka. Ariko ibi ngibi ni byiza, byatumye abantu twegerana, byatumye abantu tubana tunezerewe, kuko tubasha guhamagarana, tubasha kubonana, kabone n'ubwo waba uri hakurya y'inyanja. Ariko byanadusigiye ibikomere byo kwibura mu buzima, kuko biragoye cyane ko abantu muri ibi bihe social media cyangwa imbuga nkoranyambaga zateye imbere, abantu twongera kwibona. Abantu benshi baribuze, abantu benshi ntibazi iyo bagana, kubera ko bari kwirukanka ku bintu bisa nkaho byabasize, cyangwa se bari kwiruka ku bintu batagakwiye kuba birukankaho. Ino generasiyo niyo generasiyo irimo abantu bibuze cyane, niyo generasiyo irimo abantu bari kwicwa n'agahinda gakabije cyane, niyo generasiyo irimo abantu batari kunyurwa n'uko babayeho muri ubu buzima. Iyo pressure ikiremwa muntu kiri guterwa na social media, iri gutuma abantu babaho baribuze, iri gutuma abantu babaho batibona, ntabwo ari pressure izanwa na social media gusa, kuko natwe ubwacu tubigiramo uruhare. Ushobora kuba uri kwibaza uti mbigiramo uruhare nte kugira pressure, cyangwa ngo mbigenza ne, njyewe mbifitemo akahe kaboko? Ariko igihe cyose watangiye kwigereranya n'abandi, igihe cyose utangiye kwireba mu ndorerwamo y'undi muntu aho kwireba mu ndorerwamo yawe ku giti cyawe, nta kabuza uzibura. Yego uzibura, ntuzigera wimenya, kuko uzaba uri kureba undi muntu muri miruwari utari wowe. Abantu benshi dukunda kwigereranya na ba runaka, ba kanaka,
ariko ingaruka zabyo n'ubundi ntizitinda kutugeraho nubwo abenshi tutajya tumenya yuko arizo turi kubamo, kubera kwigereranya cyane n'abantu utazi inzira bacamo, utazi ibyo bakora, utazi igitambo batambye kugira ngo babe abo wifuza kuba bo bari bo uyu munsi. Nicyo kintu cya mbere kiri gutuma urubyiruko cyangwa se abatuye isi b'iki gihe, kuko ndatekereza ko atari urubyiruko gusa, atari generation Z gusa, ya mbona n'abari hejuru ya generation Z, bano bayibanjirije n'abari uko, ibibazo tubisangiye. Ibyo byose biterwa n'uko ushaka kwireba mu ndorerwamo ya runaka. One thing nakubwira wowe unteze amatwi ni uko kuba waricaranye ku ntebe imwe na runaka muri class biba bidasobanuye ko destination zanyu ari zimwe. Nta nubwo umuvuduko muzagendaho muri ubu buzima uzigera ungana. Iki kintu cyo kwigereranya, cyo kureba undi muntu ukamwibonamo ukifuza kuba we, kiri mu bibazo isi iri guhura nayo muri aka kanya, kuko abantu bake babaye successful cyangwa se abantu bafite ibyo kurata ku mbuga nkoranyambaga, bakwereka ibyo batunze wifuza mu buryo bwo kugira ngo bakwereke ko bakurenzeho, bigahita bituma nawe utakaza purpose, utakaza impamvu cyangwa se utakaza umwimerere wawe w'ibyo wubakaga. Ejo hawe hagengwa n'uyu munsi, ejo hawe hagengwa n'amahitamo ufite muri ibi bihe. Ni igitangaza rero kuba umuntu utazi, ni igitangaza kuba wa muntu wari uzi ariko udafiteho amakuru, ni igitangaza kuba ibintu biri kugerwaho ariko wowe bitari biri mu mugambi wawe, bitari biri muri projet z'ibyo wifuzaga, bishobora kuza bikangiza wa muntu wifuje kuba we. Aho ngaho ufite lack of purpose, uri kubaho udakomeye ku ntego zawe, uri kubaho udakomeye ku byo uri kubaka. Mbere na mbere banza ukomeze fondasiyo y'inzozi zawe, banza ukomeze fondasiyo y'inzu yawe, fondasiyo ya viziyo yawe ibe itanyeganyezwa. Rekera kugendera mu kigare, rekera kwishinga cyangwa se gukomeza ugendana n'ibiguruka. Wowe unteze amatwi, wowe wagize amahirwe yo kubana nanjye muri iki kiganiro, reka nanjye basi ngira ikintu nkubwira muri iki kiganiro byibuze ushobora gukuramo, ukagenda unejejwe n'uko twabanye, ukavuga ngo byibuze nahageze ariko mpavuye nize. Iri ni ibanga ry'abakire cyangwa se ni ibanga ry'abantu bose bifuza iterambere. Mbere y'uko bakira cyangwa se mbere y'uko bagera ku nzozi zabo, mbere y'uko baba abantu bifuza kuba bo, kuko ubukungu bwa mbere buba mu bantu, ubukungu bwa mbere buba mu kugira abantu. Mbere y'uko rero abantu ufite bagukiza, bagomba kubanza kwizera y'uko wakize, bagomba kubanza kwizera y'uko uri umukire kugira ngo abantu bagukize. Rero ba bantu wigereranya nabo umunsi ku wundi, ba bantu uhora ushaka kuba bo umunsi ku wundi, uhora ushaka kwiruka ku nzozi zabo, cyangwa se kuko bakwigaragarije ku mbuga nkoranyambaga,
nakumenyeshaga ko abenshi 90%, 90% of them, they are selling you fake news. They are selling you fake successes. Ibyo ngibyo nta yindi mpamvu babikora kugira ngo babone noneho numara kwizera yuko bakize, utangire uzubakize, utangire ubagirire icyizere, kuko twese turabizi kwizera umukire biroroshye, kwizera umuntu ufite ubuzima biroroshye kuruta kwizera umuntu udafite ubuzima. Ni nayo mpamvu sometimes usanga umuntu afite skills zo kuba yaba ari umukanishi mwiza, ariko bitewe n'uko adakorera mu igaraje rifite ireme cyangwa se igaraje rifite izina, ibyo ngibyo bigahita bituma utamuha akazi ngo agukanikire imodoka yawe. Niyo mpamvu umukwaferi ashobora kuba azi kogosha neza, kugutaho umucongo mwiza, ariko kubera saro akoramo ubona ukuntu isa, ubona ibikoresho biyirimo, ukaba utatuma gukozaho imashini. Kugira ngo abantu bagukize bagomba kubanza kwizera ko wakize. So ibi ngibi nkubwiye nta handi hantu uzabyumva, nta wundi muntu uzaza ngo akubwire ubuzima buri unfiltered usibye ahangaha kuri iyi channel, nushaka kuyigira inshuti yawe. Abantu benshi baribuze, ntibibona muri ubu buzima, cyane cyane abantu baba graduates, fresh graduates, cyangwa se abantu barangije amashuri yabo. Ibyo ngibyo biri no mu bindi bintu bituma abantu batinda kwibona mu isi y'ubu ngubu, kuko aho isi igeze umuntu asigaye arangiza kwiga ariko kubona akazi bikagorana. Usigaye urangizanya ubumenyi ariko kubujyana ku isoko ry'umurimo bikakuvuna, cyane cyane iyo utazi kwicuruza, self marketing, utazi kwibrandinga mu byo ukora, bisigaye bigoye. No kwibrandinga byo ubwabyo si ikintu cyoroshye, nabyo ni izindi skill usabwa kuba ufite. Ariko no pressure. Mu Kinyarwanda, Abanyarwanda ni abahanga, nibo bajya bavuga ngo nta mana y'ibiguruka. Niba ari nta mana y'ibiguruka, nimba mbivuze neza cyangwa mbivuze nabi, mu musore muri comment. Ariko yeah, you have to take some time. Niba urangije wikumva ko ugiye guhita uba successful, that's the reality of life. Ubuzima niko buteye, ibintu byose byiza bitwara iminsi. Mu gihe utazi kuba patience, mu gihe kwihangana kwawe ari guke, bizakugora. Mu gihe udafite kwihangana muri wowe, mu gihe udafite gukomera muri wowe, guhirwa n'ubuzima, guhirwa n'iyi si, bizakugora. Ngira ngo mujya mubibona ukuntu kubera ikintu cyitwa kwihangana mu kiremwa muntu gisigaye kigoye, umuntu asigaye yisanga ari guta ibintu bimufitiye umumaro, ari guta abantu bamufitiye umumaro, kubera ko umumaro wabo kuri we watinze kuza, akisama yasandaye, noneho yaguye noneho mu batamufitiye umumaro bya nyabyo, cyangwa se yageze ahantu hatamufitiye umumaro hanyaho. Njya numva reality z'abantu hano hanze bavuga ukuntu babonye akazi basabye stage bagakora imyaka 2. Ku bitangazamakuru mujya mubumva ngo abantu bamaze imyaka 2 bakora badahembwa ngo bari muri stage, nyuma yaho bakazavamo abanyamakuru bakomeye, ab'engineer mu bwubatsi, baba baratangiye baka imirimo y'ibifundi, baka imirimo y'ibisharpensier. Man,
biragoye cyane ko ahantu career wifuza gukoramo wemera kujya gutangirira hasi ngo kubera degree yawe, kandi ubushobozi bwawe bazabubona kuko uhari, ntabwo bazabubona kubera degree uzanye. Degree ni igipapuro cyiza cyerekana yuko ibintu wabyize, ariko ibyo ugaragaza, experience uri kugaragaza mu kazi cyangwa se uko uri aho ibintu bikorerwa, nibyo biranga umuntu ushoboye. Rero nta na rimwe bazabona yuko ushoboye warivumbuye waragiye, nta na rimwe bazabona yuko ushoboye niba uri umukanishi mwiza, uri umukwaferi. Ubushobozi bwawe buzagaragarira mu igaraje. Niyo mpamvu ukwiye kugira iyo patience. Ndifuza ko wowe uteze amatwi iki kiganiro nawe, niba wicekinze ugasanga ikintu cyitwa kwihangana utakigira, wagerageza ukiyongera muri uwo mubare w'abantu bafite kwihangana. Muri iki kiganiro twaganiraga ku mpamvu abantu bari kumva bibuze muri ibi bihe, cyangwa se abantu batari kwibona muri iyi si y'ubu ngubu. Twibajije ibibazo bimwe na bimwe, mu byo nshoboye tugerageza kubishakira ibisubizo. Ibyo wumva ntasubije neza cyangwa se ufite inyunganizi, nabibona aho hasi muri comments, kugira ngo dukomeze gusangira ubumenyi, dukomeze kuganira. Twakomeza kuganirira aho hasi muri comments. Reka iki kiganiro ngihinira aha ngaha, ndakomeza nzana ibiganiro byiza nk'ibi ngibi, tuganira ku buzima, tuganira ukuntu twaba muri iyi si tunezerewe, ku kuntu twatsinda ubu buzima aho kugira ngo buhore budutsinda. Iyo niyo solution twebwe tugiye kujya twishakira aha ngaha kuri iyi chaîne ya YouTube. Make sure to subscribe, like, comment, kandi ibi byiza ntugire ubugugu ngo ubyihererane, ubisangize n'inshuti yawe. Ni kuri Don Wave. Aba wavers mwakoze kubana nanjye. Ciao ciao.